Nshuti namwe bakunzi ba Noble Solutions, twongeye kubasuhuza tugira tuti amahoro n'imigisha kugubwa neza n'ibyishimo bikomeze kuba kuri mwe bigwiriye. Nabwo nagarutse kugira ngo tuganire. Uyu munsi rero tugiye kurebera hamwe inkuru y'umusaza n'umuhungu. Hariho umuhungu wagiraga inshuti nyinshi, akiyegereza abantu benshi bagiye batandukanye, kuko aho yageraga hose yarisanzuraga akaganira, akavuga ibintu byinshi, mbese kwitangira kuko ari gukeya. Birumvikana yarasetsaga kandi akavuga ikimujemo nta kubanza kubitindaho atekereza. Rero uyu muhungu yabonye uburyo ari gufatwa muri sosiyete atabyishimiye, afata umwanzuro wo kuganiriza se kugira ngo se amugire inama z'uburyo yabasha kubaho ari umusore uhamye ufata imyanzuro, mbese akaba umusore ugenderwaho cyangwa se ugira ibyo yigirwaho n'abandi. Rero impamvu yatekereje kugisha inama se ni uko se yari afite abantu benshi baza kumugisha inama, kandi abaje kumugisha inama bakagenda banejejwe n'izo nama, banazikurikiza bikagaragara ko hari impinduka mu buzima bwabo. Uyu mwana rero cyangwa se uyu musore we yafashe umwanzuro avuga ati nanjye nzabwira data ampa inama ndebe ko hari icyo nahindura mu buzima bwanjye. Nuko ubwo rero twihuse aragiye yegereza ati data ndagusaba ko nanjye waba umwe mu bagirwa inama nawe, ndifuza ko nanjye wazangira inama. Umubyeyi rero yamuhaye cyangwa se yamuhaye inama esheshatu arizo tugiye kureberaho uyu munsi. Izi nama eshatu rero, iya gatanu ni ingenzi cyane, bigukunde cyangwa se bikubere byiza ntiwaza kuyitanga kugira ngo bigufashe no gusobanukirwa n'izindi zose. Iya gatanu muri esheshatu, ibintu rero umubyeyi yamubwiye cyangwa se uyu mugabo yabwiye umwana we. Cya mbere yabwiye umwana we ngo mwana wanjye uzirinde kumena ibanga. Yarambwiye ngo ntukamene ibanga ry'abandi kuko byitwa ubugambanyi kandi bikangiza umubano. Buriya byanze bikunze abo ubwiye, ubwo ndi kuvuga abo ubwiye rya banga, nabo bagufata nk'umunyamagambo. Hari abantu rimwe na rimwe usanga ari kwisobanura ngo ngewe ngo abantu baravuga ngo ndi umunyamagambo, ngo ariko barambeshyira ngo nta magambo ngira. Niba watangiye kugira kesi zo kwitwa umunyamagambo, ahubwo wisuzume, uhindure, ugire ibyo ukosora, kuko nyine babikubwira kuko hari ayo bakumvanye cyangwa se hari ibyo bakubonyemo ibikorwa nk'ibyo ngibyo by'amagambo. Yaramubwiye ngo uzirinde amagambo mwana wanjye. Ubwo bivuze iki? Iyo uvuga amabanga y'abandi, yaba abo uyabwira bagufata nk'umunyamagambo, ntibashobora kugirira icyizere, n'abo wayameneye byangiza umubano wanyu. Urumva ni ku mpande ebyiri, abo yabwiye biguteranije nabo cyangwa se bituma umubano wanyu utaba mwiza, ndetse n'abo wavugiye amabanga yabo nabyo bigize ingaruka. Niba umuntu akubwiye ibanga, nturi umunyamakuru, ntushinzwe gutangaza, ceceka, bika amakuru baguhaye, baba bayaguhaye biri ngombwa cyangwa se bitari ngombwa. Amakosa yabo ntabwo akwiriye kugiraho ingaruka ngo bakore ikosa ryo kutabika ibanga ngo nawe nurangiza ujya kurisakaza. Ntibikureba, nturi umunyamakuru, iturize, nta n'ubwo banabigutumye, bizagufasha. Umusore akomeza atega amatwi. Icya kabiri rero, umubyeyi yaramubwiye ngo ntukavuge ibyo uteganya gukora. Yaramubwiye ati plan zawe cyangwa se gahunda zawe z'ibyo uteganya gukora imbere cyangwa se ejo hazaza, jya ubiceceka n'ibyawe, kuko iyo ukunda kuvuga ibyo uteganya gukora, cya mbere abantu bose ntabwo ariko bifuza ko ubigeraho. Ibi bintu bishobora kukurura imbogamizi nyinshi kandi utateganyaga. Kimwe muri byo, abantu bashobora gukora ibyo bintu wari wavuze, bakabikora mu cyimbo cyawe. Ufite poroje runaka ushaka kuraninga, hanyuma urangije poroje ushaka gukora, urangije mbere y'uko uyishyira mu bikorwa uraje uyiganirije abantu 15. Muri abantu 15, icya mbere ubwo aricyo twari tunahereyeho, hashobora kuvamo abantu bakagenda bagahita bayikora wowe utaranayikora. Nta kintu uzajya gusobanura ngo uvuge ngo ngiye poroje yari iyanjye ko wayivuze igihe cyo kwishyira mu bikorwa kitaragira, izitirirwa ba bandi. Ikindi cya kabiri, bishobora kugukururira abakurwanya kandi bitari ngombwa. Umuntu akumva poroje ugiye gukora, kuko abantu bose badafite imitima myiza, akaba yakurwanya. Rero inama yahaye uyu muhungu we ni yuko yajya yirinda kuvuga poroje cyangwa se imishinga afite, ahubwo we akabivuga byarangiye, bo bakabibona nyine byagezweho cyangwa se bigezeho batabisubiza inyuma. Iki ni ikintu cya kabiri. Ikintu cya gatatu rero, umusaza yabwiye umwana, yambwiye ngo ntukavuge ibitagenda neza ku bandi kuko ubukwirakwiza ibibi. Aha rero icyo yamusobanuriye, yamubwiraga ngo agenda kuvuga ibi bitagenda neza ku bandi cyangwa se icyo twita negativity, ko usanga umuntu ahora akwirakwiza ibi mu bandi. Buriya nubona umuntu, reka mpita bivuga, nubona umuntu iteka ryose iyo bavuze umuntu ahita ashaka ikintu kibi amuvugaho, uzamwitondere. Ubu ntabwo
ari umuntu wo kwiyegereza mu buzima bwawe. Iteka ryose ahorana ibibi avuga ku bandi, nta cyiza ashobora kubabonaho. Gusa numva nta kibazo bifitemo. Umuntu ukwirakwiza negativity iteka ryose ntabwo ari umuntu wo kugira inshuti yawe, ukwiriye no kumugendera kure. Ubwo bivuze ko nawe iyo ageze ku ruhande nyine nawe wabyumvisha, nawe ibibi byawe biba bihari. No kuvuga bishobora kutagira icyo bigutwara, ariko nta n'icyo byakubakaho ubaye uhora wumva ibyo bibi gusa. Mu bantu, iyo umuntu akwirakwiza iyi negativity mu bantu, cyangwa se akunda kuvuga ibibi ku bandi, cyangwa se ibitaragenze neza ku bandi, ibi bintu bishobora kongera ikibazo. Niba ari nk'akantu gato yagiranye n'umuntu k'akabazo, akagenda akajya kukavuga mu bandi, akajya kugasakaza, agahita yirukankira muri ibyo ngibyo, byongera ayo makimbirane cyangwa se ikibazo yagiranye n'uwo muntu, bicyongerera imbaraga, kandi bigatuma nyine gushwana bishobora kwinjira, kumva aho ngaho ntabwo ariho bakemurirwa ibibazo. Niba rero uyu musaza icyo yavugaga, niba hari icyo ubonye wowe utumvikanye n'umuntu, aho kugira ngo ujye kukivuga ku ruhande, mwegere mukiganireho, mugikemure. Mu gihe mutarakikemura, mutaranaganira, aho kugira ngo ujye kuvuga ucecetse. Hanyuma igihe nikigera muzicara mukiganire cyane. Muribuke ko hari abahanga mu by'ingo bajya baganiriza abubatse bakababwira ko niba ugiranye ikibazo n'uwo mwashakanye ukajya kukivuga hanze, ukajya kukiganira, uwo mwashakanye ni urugero batanga nyine ashobora guhinduka. Iyo ahindutse baba ntabwo ushobora kugenda ngo basubiramo ubikosore. Ibyo wababwiye biba baratwaye ibyo. Rimwe na rimwe iyo batarebye kure nabo baba baragiye kubisangiza abandi. Ubu kubisangiza abandi rero, ikibi kirihuta kurusha icyiza mu kuvuga. Abo cyagezeho ntabwo uzagenda ngo bibakuremo. Aha ngaha uzaba waragize ingaruka kuko wa muntu nimwongera mukaganira ugasanga wenda wari wabibonye mu buryo butari bwo, cyangwa se mukiyunga, nta garuro uzaba ufite. Cyaba cyiza ari nuko wakwicecekera, mukicara mukabicoca cyangwa se mukabikemura, aho kugira ngo uzahubuke nyuma wongere wicuza. Kandi ukwiriye no kwiga kubabarira, kuko umujinya cyangwa inzigo ufitiye umuntu buba ari uburozi ubitse waba uzawitana igihe runaka. Ni uburozi bubi cyane ibintu by'inzika n'umujinya. Reka nguhe nk'urugero. N'ubu umuntu agukoreye ikosa runaka, uravuze uti niduhura nzamwereka uwo ndi we. Mwahura ukamukubisa igipfunsi kubera ko umujinya wakurushije imbaraga, wamukubita igipfunsi amenyo agakuka. Ribu niza cyangwa se polisi nihita ikubona, aho ngaho bazagufunga. Uzabitekerezaho neza. Bamaze kugukatira, sinzi neza ngo bagukatira igihe kingana iki, nibagushyiramo amezi 6. Kandi icya mbere, uwo muntu yaraguhemukiye yego nibyo, ariko uburyo ureactinze, uburyo witwaye kuri iyo case, kuri icyo gikorwa, kubera umujinya ukugizeho ingaruka, kandi ari wowe wanahemukiwe. Urumva rero uravuze ngo umujinya ni igihano wiha hejuru yo kuba wahemukiwe. Ubundi uba uhemukiye kandi ari nawe wahemukiwe. Ikintu cya kane rero, umusaza aramubwiye ngo ntukavuge abo wafashije. Aha tunibuka ko ukuboko kw'iburyo nigutanga kw'imoso kudakwiye kubimenya. Ni nako na Bibiliya ivuga ko gufasha, niba ufashije umuntu, wowe imyumvire ukwiriye kugira, bikwiye mbese kuba ari ikintu cyawe kirimo indani muri wowe, ntibikeneye gukomerwa amashyi. Bisobanura gute? Ndibwira ko ahari tugeze icyo twumvaho. Ni ukuvuga ngo niba ufashije umuntu, wowe ukwiriye kubifata nk'aho ari igikorwa ukoreye umuntu, ariko udakeneye inyungu, udakeneye ko bakuvuga, udakeneye ko bakurata. Ahubwo ni ukubirwa nuko ibyiza wifuriza uwo wafashije byamugezeho. Icyo ni cyo kintu cy'ingenzi ukwiriye guha agaciro niba wafashije umuntu. Ikintu cya gatanu rero, ntukavuge amakosa n'intege nke z'abandi. Aha ngaha turi kuvuga ikintu kijyanye no guca imanza. Iyi ni ingeso mbi cyane itera ubwibone no kubaho utishimye. Ibyo wagezeho ntabwo byavuye ku kuba uri igitangaza. Kenshi usanga ifeva y'Imana. Harya rimwe na rimwe umuntu agira ubutunzi bubwana mu isi, ugasanga aho gukomeza gukora ashaka wenda n'ubundi bwisumbuyeho, cyangwa se ngo atuze niba wafasha namufashe, ugasanga wenda umuntu agiye mu byo kuvuga iby'abandi, kandi iby'abandi ntabizi. Hari abantu bakora cyane batera imbere mu by'ubushobozi bitubona by'isi, kubera ko wenda Imana atari yo nzira yabaciriye ko bahita babibona. Undi batanakora bikaza. Byose birashoboka, gusa twibuke ko twese dufite inshingano zo gukora cyane, kuko intego zawe nyine uba ugomba kuziharanira kugira ngo uzigereho. Ariko ntabwo ari bose bahita bakira bijyanye n'imbaraga baba bakoresheje mu gukora. Noneho bitakunze, wowe wica imanza, utangire kuba nk'abandi uvuga uti bararega nta n'ubwenge bagira, ni gute se badatera imbere? Ntabwo uzi
situwasiyo ye, ntabwo uzi impamvu ze. Iturize wowe ukomeze ukora ibyawe, wiyubake, ujye wirinda kuvuga nke z'abandi, ntukazitindeho kuko cyane kenshi hari igihe utazi n'ibyo arimo, kuko akenshi buriya nawe tugusuzumye byanze kunze ntabwo twabura ahantu intege nke zawe ziri, byanze kunze ntibyabura. Buri wese arazigira, wazigira nazigira. Twiturize rero tugende gakeya. Impuhwe n'ubumuntu ni ngombwa cyane. Iki ni ikintu cy'ingenzi cyane. Ikintu cya gatandatu rero, ntukaganire cyane ibyo wagezeho, kuko byakururira abanzi cyangwa se abanyeshyari, bakakubona nk'utagira umutima wa kimuntu. Hari umuntu aganira ibyo yagezeho, rimwe na rimwe ukajya wumva ameze nk'umuntu uri gushaka kumvikanisha uburyo ahambaye, uburyo akaze, niba ahawe umwanya wo kugira icyo avuga mu bandi, aho kugira ngo avuge speech ijyanye n'ibyo bamusabye kuvugaho, we nyine ukumva ameze nk'ushaka kumvisha ko hari uwo ari we, hari ibyo yagezeho, hari icyo ari cyo. Ibyo ntabwo ari byo biba byazanye abantu aho ngaho uri. Bishobora cyambere gukurura abanyeshyari, kandi ikindi abantu kenshi bashobora kubona nk'umuntu utagira umutima wa kimuntu. Oroha, uvuga ibyari bikujyanye, witurize wowe ibyo wagezeho, wibaratira cyane. Ntibabibone, yego ntabwo uzabibahisha, ariko bivugeho gakeya, rimwe na rimwe ndababikubajije. Iyo utuje uratekereza, ni byiza kureba igihe kinini ukavuga gake kandi bike. Imbaraga n'ubwenge kenshi bikunze kugaragarira mu gutuza no guceceka, ukabyongeraho gutekereza. Reka twibaze gatoya wenda mbere ko tuhita tunasubiza ikiganiro cyacu. Ubundi iyo witegereje ubona abantu bakomeye ku isi igihe cyose bahora bavuga. Uzacungura abantu bakomeye, yaba abapolitisiye, abayobozi b'ibihugu, abantu bakomeye mu isi, uzacungure, uzandebere, cyangwa se nawe uzabikora ubugenzuzi ku giti cyawe, urebe niba bahora bavuga mu ruhame buri gihe. Uzasanga benshi muri bo bagira igihe kinini cyangwa se umwanya uhagije wo ndawita kwihisha, wo kuba bari bonyine batari kuvuga imbere y'abantu. Nawe si ngombwa ko iteka ryose uhora uvuga, wagakwiriye kugira igihe runaka utuza ukaba utari kuvuga, nawe batakureba. God bless you, ndabakunda cyane, kandi bahe umugisha. Ciao ciao, turi kumwe.